naringiye uvuga ngo mbaye bene wabo ariko ntago iryo jambo reka turideke. Icyo nshaka kuvuga ntakuyeyo neza ni ikivuga ngo imvugo iri sarcastic navuze mvuga umukuru w'igihugu abantu bagatekereza no Mutabazi deni rye nirye riri pasono kuri we kuko ndatekereza yuko umuntu wese ufite ubwenge buzima yari kumenya ngo Mutabazi mfite abakunzi batari munsi byibuza y'ibihumbi 10 bumutse babandi barwara utabura kuri Mutabazi kutuvuza abasanzwe na miliyoni yagera bigaragazwa na views mbagiraho kuko nagomba naje ngo mvuga ibintu mbigo byorera aho ntekeza ko abantu bari bukunde reka nkomeze ntago uragera ku rwego rwo kunca mu ijambo utisigaje imyaka 20 yo kuba wamvugiramo wowe noneho nkavuga ngo abo bakunzi simbuza abantu ibihumbi 10 bambwiye ngo nimbabere role model ndahamya yuko abanyarwanda basabwe kuba role model n'abantu runaka ni bake abo bantu ariko bashyira ku murongo nkababwira ni mwikore mu mufuka tureko ko twayegeranya miliyoni 30 kuko njyewe iyo ngiye kureba ideni sindeba udumbi 400 ndeba ideni mu mwuzuro waryo noneho rero nkavuga ngo nimba ntarabwiye abakunzi banje ngo ni duterateranye erega hari nabagiye bagira ibibazo by'abana barwaye bakavuga bati mu yaduterateranyirize miliyoni 50 akoneka iryitana none se baturuja kuba twarakoze umunwa muri iyi media ubusenge sinari kuza nkarira nkarambarara nkikunenganiya muyateranye nkana recruiting abantu bari bumfashe kuyakusanya nimba rero ntaragiye mu bakunzi ngo nyakusanya aribo nakoreye aribo nahaye ibitabo by'ubuntu free copies ntago abantu bagomba gutekereza ko none ngiye kuza kuri His Excellence my role model my hero my everything ngo ari we mbwira ko ahubwo ni figure de style nakoresheje mu buryo bw'imvugo no kuryoshya imvugo sarcasm ahubwo abantu bakunda bango Mutabazi turakemanga murakemanga ibiki mu gihe nkoresha sarcasm muri literature ibintu byo muri literature nimba ubwabyo utanabishoboye mwagiye abantu bamenya intege nke zabo n'urwego bariho bakabyimenyera cyangwa se bakamenya ngo muri media at least nako baza Mutabazi kuko no kuri Twitter nyine nahise mbyandikaho ku mugoroba ntarajya kure mbonye abantu batangiye kubigira birebire abano mwanyumvishe nabi imvugo nakoresheje yabisobye reka wenda nkomeze n'ibindi bibazo ese nta bindi bibazo ko ndi kubona umunyamakuru mwambaza kandi kamera ni nyinshi cyane ibyo mutekereza ko biri ambalasa ibyo byayo ndi mutekereza ko bisebetse cyane kurenza ibindi nicyo twatugiye kukubaza kugeza ubu ngubu kuko ntago muzongera kumbona next time muzambura rwose utubwiye impungenge ufite natwe dushobora kuba dugize amakenga harya mfitize impungenge hari impungenge nyinshi zuko ibyo winjizaga byose bishobora kuba none se ibyo ninjizaga hari wabinyubakiye reka tukubaze utari njyewe mu magambo makeya ikibazo kiragira it's not impungenge it's a challenge and a challenge for me it's an opportunity kuri njyewe iyo haje ikimpinyuza aba ari igihe cyo kugira ngo nigaragaze no kugaragaza icyo nshoboye kuko njye icyo ngicyo nacyo ncuruza iki mu bitabo mba mfite ngo nimba uri hasi nimba wakubiswe c'est pas la fin du monde après les échecs la vie continue ushobora kongerwa kurikira inzozi zawe ushobora kongera ukagera kuri target zawe nimba rero ibyo bije na amahirwe abonetse neza cyane yo kugira ngo none ahubwo nigishe ndi n'urugero kuri bo reading by example muri leadership tubyita reading by examples yes rero tukaba twibaza tuti wenda ntitwaba duhagaze ahangaha imibereho ya Mutabazi imeze nabi ku buryo ashobora no kuba burara muri Kigali ubundi ubayeho ute Kigali ntago nyituyemo nta na ghetto nta nake nzajya ntaha ibyumba uko byamera kose nzagaruka hari ibyo nagane na madamu twemeranya yuko mba ngiye mu ntara kuko nawe nihatuye kandi wenda nimba bamwe bagira abadamu bakaba babaha ibitekerezo mukabipinga we yabimbwiye mu buryo buri convenka arambwira ati waje ukamanuka abanguhata amakeya hari hepfo nkangwihatira amakeya urare mugiye mwe muri gutwikanye nta nibyo menye mugiye muri mu gutwikanye mba ndimo nakira amakeya y'amapaki ariko Apotre ntabwo amagambo wavuze ku ituro ucituro ari yashobora kuba gukoza akatuma ukubika nkuko watangiye ubivuga none se nahamagawe nande ni Imana impamagara nimba inyemeza kuvuga ituro niyo nabandi buri vuga bagaca umutwe rega ba Paulo bafashe intorezo bakubita umutwe uvaho
hari igihe umuntu ajyanye ngo mutabazi ari intorezo bari banshyiraho hayo ubuyobozi bw'u Rwanda tubanye neza ibyumba abayobozi rwose mu gitondo bancaho bati muntu w'Imana nanjye nk'abasuhuza tubanye neza abantu b'abagabo nyabagabo bazi ko ideni ribaho tubanye neza basugabo nibo mweye amadeni hari abagabo muri Kigali bafite ideni rya miliyari banagenda muri vewiti kugisa ngo none se uko cyagenda muri vewiti kandi hariho nari inzu inshuti yanjye yarafite ideni rya miliyari n'igice yarazamuseragera muri 2 n'igice ko mutarikoze inkuru mbese ubundi ntabwo azwi donc ikibazo rero ni ikizina rya Mutabazi kideni rya Mutabazi izina ryubahwa abantu benshi bibaza ko iriya nzu wabagamo utayibagamo ahubwo wajyaga ugiye kurangiza fair bavuga kimwe mu bikorwa by'abana nk'akaraka matera kuko nawe wavuze ko yari yo kwifashisha ko yo kwifashisha wifashishirizaga iki kandi icyo cyane hagaragara icyo kivuga iki Mutabazi iranzo ntiyari y'ubusambo icyo kibazo nicyo mwatinye murakwepa murakata muribarangura muragenda none se ubwo igihe muzaba murimo mumbaza wenda ko bavuze ko umwana washoboraga kuba yanyayeho kuko matera bayibonye nkomeze mbabwire mbabwire sibyo ubu ko mwananiwe kumbaza ibyiriya matora n'inzu nabagamo ariko turimo kubaza ubu nimba ndi kwagirizwa yuko ndwanya igihugu noneho muzanatinya kuntunga kamera aho ngaho twanakwica muri abanyamakuru b'abanyabwoba aho twakwicura ikibazo mwakase murakata murasesera umva tuvugane iki ngiki umva tuvugane ibi ngibi umva tuvugane ibi ngibi none se mwebwe mwese muzana iby'ibizinga n'abafashe amashusho ajyanye n'ibizinga mukabura ubwenge bwo kubona yuko inzu iyimaze amezi uyo yanzu inabamo imidite biragaragara ntago ari ibintu bidasanzwe oya ariko Apotre aho hano umva nkomeze uransubiriza se ntabwo nsubiriza so nimba rero hariho icyo kintu cyo vuga ngo ahantu hari imidite matora ibiri bugira ikibazo ndetse rekana nakubwira ngo iriya matora kuyihagarika byagenze gute namaze amezi 3 ntaba muri iriya nzu uriya mugabo mvugishije ndamubwira nti buretse hari utubazo mfite amafaranga aho nzahagira nzayaguha yuzuye ku munsi nahagereye ntacyo uzahomba hari ikibazo ufite cy'amafaranga arambwira ati ndi umukire urabizi nta bushobozi mbuze ubwo sinshaka kwinjira mu binyoma abantu bagiye bazana n'impamvu babizanye nibo babizi njya basengera Imana nkabanga Imana izamfashe hatazagira inzego zinjira mu kinyoma cyabo naho gitangirira kuko hari abantu babigwamo ntacyo reka tuvuge ko ibintu kuko hari igihe uzasanga umuntu yabijemo hari abanyendonke bambwira ati genda dukubitire uriya muntu turamurambiwe uwo wenda we bifite uruhengekero ariko se nimba hari abashumba b'abaryandonke babizanyemo akagambane hakazamo n'abatahira b'ibigarasha abo batahira b'ibigarasha bo bizabahira reka icyo tugisubike iyi ni platform ya showbiz reka nta kizamura cyane ariko ndabasabira ku Mana ngo bitazabahagama uwabikoze wari ukwitwikira nta kibazo nge sinanarwanya umuntu utwika murabizi ko no kubyiriya nzu abanyandikaga nabaga ni mutwike mukora akazi kose ahubwo mwarantengushye ntago wajya ni mukizi gukubitira mu mabita kuko reputation ya Mutabazi ntago ni nk'urutare reputation ya Mutabazi nese ko nigeze ni reputinga nk'umuntu wa marayika ntago nigeze ni reputinga nka marayika naje mvuga ngo mfite ubwonko ibirimo byahirindira ubuzima bwawe so byagaragaye rero nkuko n'abafite ubwonko burwana muri Ukraine ntazabura utsindwa intambara ubwonko kuba ari ubuhatari ntibikuraho yuko hashobora kubaho igihe bwisanga mu kibazo runaka ariko ikigaragaza ubuhatari nuko cya kibazo kijyamo ntugikwepe ntugitinye ariko warangiza ukanongera ukagisohokamo wemye uzamuye irugo baravuga hari umufaransa wavuze ngo si tu es dans la merde jusqu'au cou tu évites de baisser la tête je suis pas dans la merde jusqu'au cou niyo mpamvu nemye nakubika umutwe nawubura so angaha rero tugarutse muri bya binyoma byanyu umuntu namaze amezi 3 ntaba mu nzu nkagaruka irimo iyo imidite
nkamwishyura ibihumbi 195 trace de transfer yayo ndayifite. N'ikindi gihe yabonaga amezi abaye 4 nimba narishyuye 3 ane nta okay nako ngarindwi anyway uwishyuye 3 atabayemo uzika atakanagiye n'umunsi wa rimwe n'ubundi ukabona 4 atanarageze yampamagara ari kumwe n'umuyobozi w'akagari nkamubwira ngo nkuko ubwashize twabigenje aho nzazira n'ubundi ari utubazo ndimo nkemura uzigiye mpemberwa ariko nuko kwezi n'impembwa arige ntazabona uko mbikemura ariko igihe nzazira ngiye buri kwezi guciyeho mba mpombye 30 kubera ko mba nzayongera kuyo nzakwishyura. Ibyo kubera yuko abantu bafite impamvu yo guharabika ifitanye isano na politiki. Iyo matora yagize iyo imidite muri amezi 3 naje kwishyura. Ese ubundi iyo matora wagize ngo ni mwebwe mwinjiyemo mumenya ko ihari uko mwinjiyemo? Kabiri, kwinjira muri kiriya cyumba no gufotora biriya bintu bigize ibyaha. Buriya Mutabazi nshatse no gukira irisi cyo gushaka umwavoka mwiza ubundi ngahera ku murongo. Uriya ntago yizewe. Oya ntago bivuze yuko atizewe. Tukiri kuri matora icyo ngicyo ni wowe ukizanye. Nko kuvuga iki rero, abanyarwanda nibajye bakora ibintu bagire imbago runaka bahagarariraho. Bazi kuba naracecetse suko atari ngiye wari mukuru ko muri raferi ni ngiye wari mukuru. Umuntu twadufitanye kontra ifite ikivuga ivuga ngo aho nzira simpaba buri munsi, aho nzira nkwishyura yose. Simpaba buri munsi, aho nzira nkwishyura yose. Naho ibyo umuntu ushaka kuvuga ngo sinahabaga ngo nahazaga nje gukora ibyo ngibyo, nimba yumva ko ibyo bintu atari harabika cyangwa se gusebya Mutabazi, yagenda akamenya ko urugo rwanjye rwabaga muri Kigali nkagira n'indi geto muri Kigali, kuko ibyo ngibyo byaba biri rushe. Ariko namenya yuko hariho kuba mu ntara, yagombye no kumenya yuko na mbere yo kugira iriya nzu nuko iyo nabaga ntari bujye mu ntara cyangwa se bwanyiriyeho nabaga ngomba gufata hotel. None se ko mwe muri abanyamakuru ubwo simwe mwakabaye mufite asubundi mukora ubunyamakuru bwanyu gute? Unanze ko abanyamakuru akubaza yakumva ikintu uvuze gifite elema iri contre yacyo agahita yicomekamo kugira ngo balance inkuru. Wenda simbigisha umwuga wanyu byaterwa na views aho uko ziboneka. Ariko ndagira ngo mbibutse muri bukijya abantu havutse saga ya Mutabazi ngo yavuze kuri Dr. Edward Nyirene. Nose navugaga ibiki? Navugaga ibintu byo bwango njemba mu ntara iyo naraye muri Kigali ndara muri hotel. Iyo ubwayo nere imigaragaza ko Mutabazi n'uyu munsi se nimba ndi kuvuga yuko wenda hanzu nsigaranye muri Kigali yari yose kubera ko byabaye ngombwa yuko umudamu afata uwo murongo nanjye nkafata icyerekezo umudamu atanze. Wenda banyu bo wasangamo bafungana umutwe, ariko nge nafashe umurongo icyo gihe wo kumwumva kuko nimba yari gupropose keya nta muntu wanze keya kuwo yishakiye yakoye. Ariko se ubwo bivuze ko uyu munsi ninkenera kurara hano kame mu nabo ndi burare mu kirere? Ibyo rero byo kutagira version yose y'ibintu, ahubwo umuntu akamera nka wa munyamakuru wari maze kumbaza ngo yabonye ngo mparitse imbere ngo y'amazu ya muzehe, abantu baza bafite propaganda bashaka kuminjagira no kwinjiza. Wenda ubwo wasanga navuze ngo nari mpagaze imbere yiwe yagiraga ngo arebe ukuna mpuza nawe ibibazo nibivuka bifate nge na muzehe. Hari abantu bafite imigambi y'ubugome n'urugomo, kandi abo bose bari hagati muri twebwe. Ati waparitse imodoka ngo uri kugana n'umusaza ngo barakubonye n'amafoto arahari. None ubwo kugira ngo dufata ubundi nge nkunda kubwira abantu ngo nge ntago kugira ngo nkwereke yuko nimba ubeshya cyangwa ufite ubwenge buke bitambikwerekeraho ngaho bitambidemontraho ngaho kuyongaragaze ko abantu babeshya muri zisaga zose. Muze kuva nagiye ibyumba by'umweru 2 bishize uretse kuba namuciyeho nkamusuza gutya akansuza uri nahase ndahari sawa nzashaka umwanya nze mu rugo tuganira. Ntago yamenye ibyabaye ibyo ngibyo kiretse ari muzeho bikwibwiriye ubwo se ko namusuje gutya. Ubwo urumva ntago rero wambaza ngo yamenye cyangwa ibyo yamenye n'ibyo atamenye, cyane cyane ko muzehe ni umuntu w'imfura, ni umuntu w'umunyamafaranga, abakire buriya bagira uko bitwara. Ntago ari umuntu ugira utuntu twishi tw'amagambo, kuko ubundi hari n'ibintu byinshi bijyanye no ngo numvishe ibi nibi nabyumva na mama kandi nawe ntiyigeze abizana, kandi nawe twarasuzanyije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri iyi minsi ushobora kuba muramutera agahinda
kubera ko nta cyabuze wowe ukaba urimo uragenda umusebya nk'urugero icyo kibazo ntabwo kivuze kubera yuko ushaka kukimbaza nk'ikibazo ahubwo ushaka kugira ngo nimba cyaravugiwe ahandi niwawe kize kuhaza nk'igikubitira mutabazi mu mavi reka nigarukire ntacyo abanyamakuru mugira ibyanyu kuvuga ngo umuntu aricara hano akimajina ibiri mu mutwe wakabarira Jean Damascene Kabarira Jean Damascene ni umukire wasanga ubivuze ari nyakwijyaho nako nyakwipfira ni mutindura aho nyine nyakujya ni nyakujya ntago bavuga nyakwijyaho nyakujya vora nyakujya ntago azi mentality z'abantu bari ku rwego rwa Kabarira Jean Damascene uko batekereza mu by'ukuri iyo aje kubivuga wenda ari kubona byazana views ariko wenda aramutse aje akavuga ngo ndi inshuti ye turagendana turahorana yigeze abinganirizaho nk'urugero uwo muntu ni umubeshyi reka mpite mbigaragarizaho wavuze ko yambonanye na muzehe agafotora ni umubeshyi kandi nimba abeshye ntago ari cyo cyonyine abeshye ni wanga umurongo we ni ububeshyi ahubwo azaza imbere y'abanyarwanda babwire ngo ninde wamwishyuye yamwishyuye angahe ubwo bubeshyi bugamije iki kabiri uwo muntu bango muzehe arabango ngo ndi kumugira icyo gihe nahita mubaza ngo noneho se ko nicaranye na executive w'umurenge kandi executive akaba ari inshuti cyane ndetse akaba ari umuntu uba hafi na hafi namuzehe ko muzehe ari mu bavuga rikijyana mu murenge wa Byumba ese baraganiriye executive ambwira utuntu dutandukanye tw'abantu baba friends bagiye baganira yibagirwa kumbwira ngo yarambwiye ngo uri kumuteragaye mu by'ukuri abantu bo muri comment n'abantu baza gukora ibiganiro batara abanyamwuga bafite urwego rw'imitekerezo ruri ku rwego ruriho nkuko twarubonye cyaturubona nuko turuzi bijyanye na buri wese ku giti cye bafitemo iharabikana bafitemo ububeshyi bafitemo ibintu kandi bo ntago nubwo wenda bafite ibibazo byabo by'imitekerereze ariko hari igihe umuntu agira n'ubwenge bwo gukora amabi ubwo bwo manza babugwije niyo abeshye ngo hari umwana abizi ko uwo mwana yapimwa abizi neza yuko nta kuri kwabyo na guto kurimo we abavuga ngo mutabazi uwantumye wanyishyuye wicyo yifuza nuko mutabaza aza tugasubirikanya harya bavuze ko ari umwana umwe wasanga amaze kuma nk'ifamu y'abana we never know cyangwa se muri bose ntawe wemera umva nkubwire nakubwiye ngo namwe abanyamakuru mwagaragaje urwego rwanyu kubera ko nta numwe wabahaye ikimenyetso cy'umuti nta numwe buri iyi nkuru nzima uvuze ngo muzehe mutabazi aravuga ibi washaka ikintu runaka ntago waza gutyo gusa ariko biravugwa iremeye urumva uri muri tanyakazi k'abanyamakuru nako kwanariza twebwe tuvuga ibyo twumvise biravugwa ukajya kureba ngo nibiri muri comment none se nk'urugero mfasha abantu 10 cyangwa nka creating amakonti 10 muri comment ikiganiro wakoze nkandikamo ibintu 10 nkazagaruka anje kubikwaza ngo nibiravugwa ibyo nane n'amakanuni n'amatekinike y'ibigarasha bijya bikoresha sinzi ahubwo nimba abanyarwanda basigaye babitira tekinike donc kuza umuntu agashyiramo muri comment ibintu nka 700 kandi byose ari we hoteli wabyo akagaruka kaza va ngo muri comment ngo byagaragaye ko ariko izo comment ni nawe hoteli wazo kuko atake nakorewe na atake ziri politike ntago zabaye atake nk'izo bataka umupasiteri wenda usanzwe ntago zabaye atake bakorera umuntu w'umucelebrity usanzwe so none nkavuga rero ngo ibi bintu birimo ibibeshyo n'ibinyoma n'ibihimbano kuko bavuga ngo mutabazi ni kateye ntago ari nk'umuhanzi umwe ntavuze kugira ngo wenda izina rye ritaza kumurakaza ariko atuye manza ari Nyamata Nyamata iyo umukomojeho umugabo we ahitaza akajya kuri Liberty waduhombeje kuri miliyoni 200 akakurega ikiba kikabira ko bazi ko mutabazi we akore kukitwikira ariko bakarenga n'imirongo batagomba kurenga nakabaye ndeka abantu bagomeza bagatwika ariko ko wenda mbona abantu barenga imirongo kandi akaba n'ibintu ngomba guha umucyo wenda ndavuga nti mbere yuko ngenda nanone mbere kuko mutabazi nshobora kumara umwaka ntaje muri media kandi abantu bakirira ku izina rya mutabazi ni ubuntu bw'Imana niyo yabikoze n'impamvu yabikoze niyibizi so ariko hari imirongo abantu batagomba kurenga cyane cyane igihe bazi ko ibyo bavuga bitari ukuri noneho rero ibi bintu birimo ibinyoma ubikora bavuga ngo mutabazi naza agasubirikanya turajya kuri forensic laboratory undi nawe akakora ikindi kiganiro kikagira 100 mutabazi akaza akitakuma
wa muntu wamutumye wamwishyuye nimba ari miliyoni nimba ari ebyiri we yageze kuri tageti ye. Donc kuba abantu barahimbye rero ntago byari kubusa, bo baravuga ngo Mutabazi turashaka kumubona ari masubirikanya hasi hejuru n'abantu, turaba dufasha urwego rwe turumanuye turushyize ku rwego rw'aba komediye n'aba youtubers n'abandi bantu bari aho ngaho basanzwe. Ubikora ko atuye mu isi ya politike ntago ari ko nsuzugwe abakora iyo myuga, ahubwo nuvuga ngo azaba kubrandinze nk'umuntu udafite ijambo n'umwanya mu isi ya politike, kuko tubigizanye ukuri. Iyo ibivugwa nanjye buri nkaza kuri buri ka YouTube nza nibarangura, byari kuba bingaragaje nk'umuntu udakwiye umwanya wari wose wa kiyobozi na politike. Kubera iki? Wazagenda hari ukavugira igihugu bakwataka muri comment ugasara ugasizora ukajya ku ma media atandukanye, ibintu bigakomera. So mu by'ukuri rero ndabashimira ko mwampaye amanota mu ruhando rwa politike, kubera ko byagaragaye yuko reputation ya Mutabazi ari urutare rutanyeganyezwa n'amagambo n'udukomenti n'abahimba n'ibindi bitandukanye. Ahubwo ubu mwatumye hari unuzanye inkuru y'ukuri yafatwa nk'ibihuha, kuko mu kubeshya no guhimba bafashe ibinyoma babigira byinshi kuri platform kugeraho bituma n'uwazana icyitwa ukuri cyafatwa nk'igihimbano, cyafatwa nk'iharabika, kandi byo sinzi y'abantu bari gushaka views hari ahantu bagera bakarengera. Kandi sinifuza kuzabona abatwitsi twabanye igihe kirekire kandi nimba afite n'iryo zina nuko bariho nuko muriho, ariko nanone kubona byagiye hariya mu rubanza avoka ari kuvuga uku, umunyamakuru yagiye gushyira abavoka babiri nashyizeho babiri, turi kuri bland affaire. Kameme Mutabazi mfite kuba navuga havuga umuntu ariko hagira ibyo ndeba nkavuga ngo ibi ngibi niyo nabigira amakuru mu gihe ntayafite ibimenyetso nk'ibyo ribu ishingiye higiye gushinja umuntu ijya kumujyana mu bushinjacyaha mu bushinjacyaha no kumucamanza. Ntago wabijyana muri media kuko ni private life, biramutesha agaciro kandi si ibintu biri verifiable ku buryo wabijyana hariya muri public. Ariko wenda nimba uje kwataka igitekerezo cya ntuzo, nk'urugero wenda nk'umuntu wavuze ngo Mutabazi ibyo wavuze wenda washaka gusaba perezida, icyo cyo watatsa ide ndahari nanjye kugira ngo nze ngaragaze figure de style ya sarcasme navugiyemo. Ariko nujya muri bya bintu ngo na matora ngo nibindi ngo nabiriya, antuka uwabikoze agenda bitekerezaho aryamye uyu munsi yitonze narangiza yigaye, cyangwa se nananirwa kwigaya. Hari igihe azahurira imbere n'ukuboko kw'amategeko cyangwa se n'ukundi kuboko kundi, kuko hari ikintu abantu muri iyi saga bibagiye ko ndi intumwa, bibagiye ko nahamagawe n'Imana. Ako kantu rero Mutaba reka tukubaze Masho Mampara avuze ngo umukobwa yimutega iminsi, reka tubihe tubitega iminsi tubirebe tuzareba kujyana abanyamakuru mu nkiko. Reka tukubaze inkuru ntibyaba ari ukudutera ubwoba kugira ngo tukugendere kure, ni ukugira ngo ahubwo inkuru zose mudafitiye ibimenyetso mujye mubanza musome itegeko nshinga n'andi mategeko, murebe ko muhagaze imbere yabambaye ikanzu z'imikara n'akantu k'umweru hano gutya ko mwaba rwose ingingo zanyu zifite ireme kandi zifatika. Cyane kuvuga gutyo kandi nawe bibasira abandi bantu cyane. Ese tukibaza wowe hagize abakujyana mu nkiko, harabo wita ibigoryi abandi amahene, wowe hagize abakujyana mu nkiko, ubu ngubu wowe amafaranga watanga reka